ekandati mana data. Kuki umwaka umugendaho ubundi? Kuki ahari hose amahirwe yaba makeya kandi ubuhanga bwe budashidikanywaho? Kuki ari we bavugaho ibi kurusha abandi nk'itangazamakuru rya siporo? Brava, wowe ubibona ute? Nibyo koko avugwaho byinshi biteye urugubusembwa cyangwa ishoze, gusa ibyiza bikaba bikeya muri byo. Yagaragaye kenshi avuga ko afite discipline imeze neza cyane, ariko nanone agaruka muri kesi zimuhana ku by'imyitwarire itari myiza ye. Haba no mu kazi, bamwe bati ngaho Lorenzo mu butinganyi na Semuhungu, ngaho Lorenzo yatse icupa ministre, ngaho Lorenzo yirukanywa hanaha. Umaze iminsi mwiyumvira za ndani z'abamotari zigira zita umunyamakuru Lorenzo yadwingaguranye wuyuki n'umunyamakuru mugenzi we Rigani Rugaju ahita yirukanwa direct muri RBA. Gusa iki gihe Imana yahise ikinga akaboko, maze uyu mugabo abonye ikindi gitangazamakuru kikizamuka, barakomezanya. Murakaza neza ku rutonde rw'inkuru zirambuye zavuzwe ku munyamakuru Lorenzo Christian Musangamfura zigasiga ziteje impagarara ndetse zikanasiga icyasha ku izina rye Lorenzo. Gusa mbere yuko nzi kubarira, ndagira ngo unyemerere tubumburane igitabo cy'amateka kibumbatiye inkuru z'ubuzima bw'uyu musore. Ibi turabikora mu buryo buvunaguye, hanyuma yabyo tubone kuza kugusha ku ngingo. Ndagusabye ngo uze gukora subscribe kuri Plava TV, uze gusharinga kandi ukande like nukunda ikiganiro cyacu. Ese Plava, uriteguye nawe ngo ikaze? Ngaho tubwire. Didi Plava, karibu nanone. Amazina ye bwite ni Lorenzo Christian Musangamfura. Yavutse ku itariki ya 7 Mata mu mwaka wa 1994. Havukira mu yahoze ari komine ya Kinigi, hani mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru. Havuka mu muryango w'abana 10, wakaba umwana wa gatandatu muri uwo muryango. Amashuri abanza yize aho yavukiye mu Kinigi, bitewe n'uburyo ari umwana w'umuhanga wumvaga indimi z'amahanga. Yakoze ikizamini cya seminari ndetse n'icya leta arabitsinda, ahitamo kujya kwiga mu seminari nto ya Nkumba, kaminuza yiga muri Kist. Mu mpera za 2018 nibwo yinjiye mu kigo cy'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, akora kuri radio ya Musanze mu biganiro by'imikino no kogeza umupira. Kuri radio Musanze hamaze imyaka 3 ari umukorerabushake. Nyuma y'iyo myaka 3 arasezera leta za i Kigali, hazanywe n'umunyamakuru Sam Karenzi. Icyo gihe wari umunyamakuru kuri Fine FM. Batangira gukorana kuri Fine FM mu rukiko rw'imikino rw'ubujurire. Ahamara iminsi ne yonyine kuri RBA, barongera baramuhamagara. Bamaze kubona icyuho yari asize mu kigo cya RBA, kuko nubwo yakoraga kuri radio Musanze hari n'ibiganiro bye byatambukaga kuri Radio Rwanda. Lorenzo yahise asezera huti kuri Fine FM, kuko hari ibyo RBA yari maze kumwemerera. Ntiyasubira gukora kuri Radio Musanze, ahubwo atangira gukora kuri Radio Rwanda. Nyuma y'amezi 5 akora kuri Radio Rwanda, yaje kubona amahirwe yo kujya gukora kuri Radio DC, asinyana nayo contract, kuko Radio Rwanda hatari agatangiye guhabwa umushahara, ahubwo yahabwaga agahimbaza musya. Mu mpera z'ukwezi kwa 2 nibwo yatangiye gukora kuri Radio DC. Nyuma nabwo ntiyamara kabiri, kuko yahise yirukanwa biturutse ku ruhusa yatse rwo kujya gutaha ubukwe bwa mwene wabo Musanze mu ntara. Yagera akarwara imyuna, yewe nubwo bukwe ntanabutahe kubera uburwayi. Agarutse ku kazi rero impamvu y'uburwayi ntibayitaho, bimuviramo kwirukanwa. Akimara kwirukanwa kuri Radio DC, yaje kongera guhamagarwa kuri Radio Rwanda. Reka noneho ibintu bigera kuri 3 byabaye ku munyamakuru Lorenzo, bigatuma benshi bakemaga imyitwarire ye. Tubihera. Nyuma y'uko Lorenzo yari yongeye kugaruka kuri RBA avuye kuri Radio DC, yari yarirukanweho, yakoze akazi ke neza nkuko yarabisanzwe abigenza. Gusa nabwo nyuma y'igihe gito, hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amakuru yo kwirukanwa kwe muri RBA. Abantu bibaza uko byaba bigenze, birabayobera. Icyo gihe ikinyamakuru Trading News cyase gikoze ba muri wino, maze cyandika inkuru ifite umutwe ugira uti RBA yirukanye umunyamakuru wayo wasabye Minisitiri Icupa. Inkuru yatangiye igira iti umunyamakuru Musangamfura Christian Lorenzo wari umaze iminsi barirwa ku ntoki mu kigo cy'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, nyuma yo kwirukanwa kuri Radio DC, yamaze kwereka umuryango azira imyitwarire idahwitse. Icyo gihe yirukanwe nyuma y'ubutumwa yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter asaba agacupa Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Bayisenge Jeannette, amubwira ko nta cupa ryazi. Ubwo hari ku munsi wo kwa gatatu tariki ya 2 Ugushyingo mu mwaka wa 2022, nibwo uyu musore yashyize kuri Twitter amashusho y'umwana w'umuhungu wagaragaye avuga ko ahohoterwa cyane na nyina umubyara, akavuga ko arambiwe kubana nawe. Muri aya mashusho umwana w'imyaka 13 y'amavuko yumvikanaga avuga ko byibura se umubyara mukubita neza, mu gihe nyina umubyara yari kumukubita adatinya kumukubitisha icyo huye nacyo cyose. Nihohoterwa uyu mwana wigaga mu mashuri abanza yabwiye abaganiraga nawe karambiwe, bijyanye no kuba atakiri inka se, ingoma n'ibindi, nkuko yabivuze ngo ntakiri ingoma y'abaporoso.
ababonye aya mashusho y'uwo mwana yavuze ko hari n'ubwo nyina umubyara igeze kumukubita itafari rikamuca umutsi wo hafi y'akagombambari. Bahise batangira gutabariza inzego zibireba kugira ngo zishobore kurenganura uriya mwana w'umuhungu. Lorenzo akimara gushyira amashusho y'uwo mwana ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter, hatabariza inzego zibishinzwe ngo zigire icyo zikora. Ubwo butumwa bwageze ku barimo Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Bayisenge Jeannette, maze asaba Lorenzo Christian kubandikira mu gikari kugira ngo abahe amakuru arambuye y'uko bagera kuri uwo mwana bakamufasha. Gusa mu gihe yari agitegereza ko Lorenzo abandikira mu gikari agize icyo atangaza kuri iyo post, Lorenzo yari yashyize kuri konti ya X ati turacyategereje ariko natwe turategereza kureba ko twamenya aho uyu mwana aherereye. Umunyamakuru Lorenzo mu gusubiza minisitiri yabaye nk'umusaba icupa kugira ngo abone ubwamugeza kuri uriya mwana. Ati rega minisa, ikibazo urabona nawe nta cupa ryawe nzi, reka tubanze dukemura icyo. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango amusubiza amubwira ko iby'agacupa bizaba biza. Ati nagira ngo watabarizaga umwana sinari namenye ko n'ibyo cupa birimo. Ubwo rero duha amakuru y'uyu mwana, ibindi naho ubutaha. Abakuru bavuga ko ubwo butumwa butakiriwe neza n'ubuyobozi bwa RBA, buhita bufata icyemezo cyo kumuhagarika gukora kuri RBA. Mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2023 nibwo Lorenzo yongeye kugirirwa icyizere na RBA, hanyuma arongera agaruka gukora muri icyo kigo, ahanini biturutse ku buhanga bwe mu mwuga w'itangazamakuru no guhanga udushya kwe muri uyu mwuga. Tubirinduye page mu mpera z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2024, abakurikirana imbuga nkoranyambaga babaye nk'abaguye mu kantu bakibona ubutumwa bwa Eric Semuhungu yasangije abamukurikira, hagaragaza ibiganiro yagiranye na Musangamfura Christian Lorenzo, icyo gihe wari umunyamakuru wa siporo kuri Radio Rwanda. N'ubutumwa Eric Semuhungu yagaragaje ko bwari buherekejwe n'amagambo avuga ko uyu musore yari yaramuzengereje amusaba amafaranga n'urukundo, ubundi akamwima amatwi. Ni ibintu byatunguye benshi bakibona ubwo butumwa, cyane ko batari bazi ko abasore bombi bigeze kugirana uyu mubano wihariye. Icyo gihe Lorenzo yahakanye yivuye inyuma ibyo gutandukana na Eric Semuhungu, gusa yemeye ko yagiye afashwa nawe inshuro nyinshi amuha amafaranga. Ubundi Semuhungu yashyize hanze ubwo butumwa bandikiranye kuva 2019 biturutse ku gitekerezo Lorenzo Christian yari aherutse gutambutsa ku rubuga rwa X, hagaragaza ko imyitwarire cyangwa se imbyino za Eric Semuhungu zidakwiye kugaragara muri Stade Amahoro, hano hahurira abantu benshi abato n'abakuru. Ni igitekerezo yatanze nyuma y'umukino wahuje Gasogi United na Rayon Sport wabereye muri Stade Amahoro. Ni ku itariki ya 21 Nzeri umwaka wa 2024, wari wahujwe n'ibikorwa by'imyidagaduro. Eric Semuhungu yari umwe mu basusurutsa abitabiriye uyu mukino. Iki gitekerezo cya Lorenzo cyababaje Eric Semuhungu cyane, hatungurwa no kubona umuntu yafashije mu bihe bitandukanye ari uri kumwibasira ku mbuga nkoranyambaga. Binyuze mu kiganiro abo bombi bahuriyemo cyanyuze ku rubuga rwa X, Lorenzo yasobanuye icyatumye atanga igitekerezo cye ndetse akana ibyo kwaka urukundo Eric Semuhungu. Mu magambo ye, Lorenzo yavuze ko yatanze igitekerezo nk'abandi bantu bose, hakurikije uko abona ibintu byagakwiye kugenda, ndetse avuga ko atazigera nicuza ku byo yakoze kuko atabikoreshejwe n'urwango, ahubwo ko yabonye ibyo Eric Semuhungu yakoreye muri stade bidakwiye gushimagizwa. Yagize ati ubundi nta kibazo mfitanye na Eric Semuhungu, nta na kimwe, sinjya nibasira abaryamana nabo bahuje ibitsina. Kuba naravuze ku mashusho nabonye muri stade mvuga ko hari icyo atwaye, nawe arabizi neza ko harimo ikibazo. Niba ashaka ko nsiba ubutumwa natanze ndaza kubusiba, kuko n'ubundi abo nabwiraga barabubonye. Ikintu cyo kuvuga ko namwatse urukundo n'uburyo bwo kunsebya, atekereza ko ndi umunyantege nke, birambabaza kuko azi neza ko ntaryamana nabo duhuje ibitsina, ndi umuntu w'umugabo. Iyo nza kuba naramwatse urukundo ntabwo yari kubizana anyataka, azi neza ko ndi mugenzi we, arabizi neza ko atari byo. Lorenzo yakomeje avuga ko nta kibazo na kimwe yigeze agirana na Eric Semuhungu. Yatangiye kumwandikira mu gikari cyangwa se inbox bitewe n'ubutumwa yashyiraga kuri Instagram, akabona bumushishikaje akagira icyo abivugaho. Ku ruhande rwa Eric Semuhungu yavuze ko yahisemo gushyira hanze ibyo yandikiranye na Lorenzo ashaka kwihorera bitewe n'uko ibyo yari yaratangaje yabifashe nko kumwangisha abantu no kumurwanya kandi yaramufashije. Ati umuntu wagufashije ntuje ngo umunenge muri DM cyangwa se ubutumwa bugufi mu magambo arambuye direct message, ntaje ngo akuganirize mu gikari abishyize hirya ku karubanda, none se ucyaho undi amubwira ku karubanda cyangwa ni mu gikari. Nta mutima mubi nari mufitiye, ariko batangiye kunyataka ku wa 4 umukino utaraba, bavuga ngo Kensi yatumiye Semuhungu, ntabwo abantu bazaza. Namubabariye gusa sinibagirwa, nagenda asaba imbabazi ku byo yakoze, nibitabi byo niba ukomeza guhomba. Icyo gihe kandi Eric Semuhungu yemeje ko atakundana na Lorenzo
kuko byaturutse ko atari mu basore bamukururaga. Eric Semuhungu yakomeje avuga ko yatangiye kumenyana na Lorenzo binyuze ku mbuga nkoranyambaga, aho yagiye amwandikira inshuro nyinshi cyane kuva muri 2019 bigera naho bahuza bakajya baganira ku ngingo zitandukanye, harimo no guhanahana amashusho amwigisha guteka. Gusa aba bombi ntibari bagahuye amaso ku maso. Icyo gihe aba bombi bunzwe n'umunyamakuru Oswakim wa radio na TV10 abasaba kwiyunga kugira ngo intambara bari batangiye itageraho bamena amabanga yabo ashobora no guteza ibindi bibazo. Inkuru tugiye gusorezaho yahindanyije izina Lorenzo. Izina Lorenzo ni inkuru igaruka ku gushwandamurana kwabaye hagati ya Lorenzo na mugenzi we Ndayishimiye Regan, mwamenye nka Rugaju Regan, bakoranaga muri RBA. Iyi nkuru nta kinyamakuru na kimwe kigeze kiyandika kuko nta bimenyetso bifatika yari ifite. Gusa amakuru yasakaye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zikajemo YouTube yavugaga ko habaye gukozanyaho ibipfunsi hagati y'aba bombi ndetse ngo bashwana bikomeye cyane. Ntabwo icyo bapfuye kigeze kimenyekana, gusa amakuru yagiye hanze yavuze ko gushwana kwabo kwaturutse ku ijambo ribi Lorenzo yabwiye mugenzi we n'abararigana rikamukorogoshora cyane. Gusa atekereza ko arivuze ataritekerejeho. Regan ati iryo jambo uvuze aho warisubiramo, undi nawe warisubiramo. Bivugwa ko iryo jambo akimara kurisubiramo Regan yamusimbukiye butubu amutuwa akajwiga baravuyangana. Ayo makuru akimara gusakara ku mbuga nkoranyambaga, Lorenzo yifashishije urubuga rwe rwa Instagram maze akora live ashyira umucyo kuri ayo makuru. Yavuze ko Regan yahoze ari inshuti ye yakadasohoka kuva kera, avuga ko nta kintu bigeze bapfa. Icyo gihe kandi bwo byavuzwe ko atakira umukozi wa RBA, gusa nigeze atangaza impamvu ye yatumye ava kuri RBA. Ibi ni ibintu byatumye benshi bakomeza gushimangira ko habayeho ubushyamirane hagati ya Lorenzo na Regan, na cyane ko amakuru yagiye hanze yavugaga ko Regan yavuze ko Lorenzo nakomeza kuba umukozi wa RBA ubwo ari busezere. RBA ifata umwanzuro wo kwirukana Lorenzo. Kuri ubu Lorenzo ni umunyamakuru w'imikino kuri Radio SK FM, radio nshya y'umunyamakuru Sam Karenzi wifuje uyu musore igihe kitari gito, none birangiye amwegukanye. Tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 nibwo uyu munyamakuru yakorewe ibirori byo kumwakira kuri radio. Ibirori byagaragaraga ko binogeye amaso kandi byari byateguwe neza. Nansoreje ikiganiro cy'uyu munsi, ntibagiwe gukanda subscribe ndetse nakagira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Mwibutsa kandi ko nyirizo n'igihe umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasugongera ku muco n'intore idacogora umuhamya we n'imigambi. Ndinyira amatwi mva byose, ndi nyinyesha usanga hose ndi nk'ubidahusha ndingaje itanyeganyega, ndi umugani w'amagambo, ndi indirimbo y'isoko n'amasunzu, ndi umunyangeso nk'inyange, ndi umunyamutima w'ingabo za Kirima, ndi intore itarambirwa, ndi indangamirwa itarunduka, ndi isoko itagabanuka. Dore muri video itangiye ni Plava TV. Naho ubutaha Imana ibarinde. Nari nkere kumwe na mugenzi wanjye Eric Radu, umuhungu w'Abanyarwanda mukunda muri benshi. Reka nshimire buri wese twabanye muri ikiganiro. Urukundo rwanyu narubonye shawo. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.